Abagihumeka umwuka w'ubuzima nongeye kubifuriza ibihe byiza. Abafite ibibazo namwe mwihangane kandi abanapfushije mukomeje kuko niko iyi si imeze. Mbifurije icyumweru cyiza ndetse ni ku itariki 12 z'ukwezi kwa 2025. Ni amakuru ngiye kugezaho y'umugabo witwa Nzeyimana w'imyaka 42 utuye mu mudugudu wa Mugerero, akagari ka Kabuye, umurenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi. Watawe muri yombi nyuma yo gutwika umugore we agashya burundu. Uyu mugabo watwitse umugore we yabitewe nuko ngo umugabo yararimo atongana n'umuturage. Nyuma yo gutongana n'umuturage, uyu mugore we rero ngaza ko mwitambika amubuza gushyabana n'uwo muturage. Uyu mugabo witwa Nzeyimana yashinjaga umuturage ko yaramufungishije, bikavuga ko uyu mugabo Nzeyimana yari amaze amezi 3 afunze muri transit center hamwe bafungira mayibobo. Nyuma yo gufungurwa rero bivuga ko nta n'ibyumweru 2 hafi cyangwa se ukwezi yari amaze hanze, nyuma atongera gukora igikorwa cyo kuba atwika umugore we. Uyu mugabo w'imyaka 42 akaba afite umwana umwe w'umukobwa yabyaranye n'uyu mugore, ndetse akaba ari nawe mwana wonyine babyaye. Uwo mwana babyaye nawe akaba yarashatse umugabo, akaba amaze kubyara abana 2 b'abakobwa. Bukavuga ko uyu mugabo rero usibye kuba akora ibyo bikorwa asanze ari ingegera, kubera ko ajya yiba n'abaturage akabatwara utwabo, ndetse bikavuga ko yigeze no kujya ku murenge agapfumura agatwara imashini zagenewe urubyiruko mu kubahamo inkunga kugira ngo nabo biteze imbere. Zino mashini zidoda imyenda, ariko akabaza gufatwa atararenga umutaro ngo apfumura amazu, ibi bitoki n'ibindi bigiye bitandukanye. N'amakuru ngiye kugezaho rero kanabutanditseho subscribe kumva ibya Nzeyimana. Nkuko bivugwa ko uyu mugabo yongeye gutabwa muri yombi nyuma y'ukwezi kumwe gusa avuye mu kigo ngororamuco Transit Center, aho yari amaze amezi 3 agororwa kubera imyitwarire ye idahwitswe. Ndetse umuturanyi w'uwo muryango wabwiye igitangazamakuru Imvaho Nshya ko nyesha amakuru ko Nzeyimana yatwitse umugore we ubwo yatahaga nijoro yasinze, agatangira kubwira umuturanyi wabo ko ari we wamufungishije, amushinja ubujura no guhohotera umugore we. Akamara amezi 3 mu kigo ngororamuco. Ati bakomeje gushyamirana cyane hafi yo kurwana. Umugore abonye ubushyamirane bushobora kuvamwo imirwano, ahamagara umugabo we aramubwira ati urakomeza gushyamirana n'uriya muturanyi mu biki ko wafungishijwe n'amakosa yawe, uramuziza iki ko ari we wabiteye? Ubwo rero agahita aho gutaha ngo atuze. Bivugwa ko Nzeyimana yahise afata amavuta ashyushye yatuye cyane. Umugore yagiye gutekesha imboga ayamumena mu maguru anamutwika bikomeye. Umugore atabaza ubuyobozi n'inzego z'umutekano, barahurura umugabo basanga yabacitse. Umugore ahita ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Nyakarenzo, naho bahita bamwohereza ku bitaro bya Mubirizi aho arembeye kugeza ubu. Nzeyimana yakomeje gushakishwa ku bufatanye n'ubuyobozi n'abaturage, bamusanga mu kabari ko mu mudugudu wa Nyamagana, akaba ari aho yarimo yinywera inzoga. Bivugwa ko yari mu kabari ka Nyamagana yarimo anywera amafaranga yavuye muri voka z'umugore yagurishije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yari ari kwa muganga. Akimara gufatwa yahise ashyikirizwa sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Nyakarenzo ngo akorerwe dosiye imbere y'ubutabera. Si ubwa mbere akubita umugore we kuko basezeranye byemewe n'amategeko, bafitanye umwana umwe w'umukobwa n'abuzukuru 2 umwana amaze kubyara, kuko banavugwa ko yajyanwe ku kigo ngororamuco yabanje kumukubita. Umwe mu bayobozi mu mudugudu yagize ati amaze kunirana mu mudugudu wacu wa Mugerero, ndetse kuko uretse guhoza umugore we ku nkeke no ku nkoni, anafite ingeso yo kwiba imyaka mu murima y'abaturage, akagera n'ubwo atobora inzu zabo akinjiramwo akabiba. Ubwo yari aherutse gukubita umugore we, yarafashwe agejejwe ku biro by'akagari ka Kabuye, ndetse hategerejwe ko inzego z'umutekano zimutwara. Yaciye muri humye abari baraho, ndetse yiba imashini idoda muri zari ziraho zigenewe urubyiruko, aracika ayifatanwa atararenga umutaro. Ubwo yajyanwaga muri Transit Center aho yamezemo amezi 3. Yavuze ko ikibabaje cyane ari uko umugore we ubuyobozi bumubwira
gutanga ikirego kuri RIB cy'iryo hohoterwa akorerwa, akanga avuga ko amureze bakamufunga noneho yazafungurwa akamwica.